Umubwiriza 2 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 11. Kandi sinimye amaso yanjye icyo nifuza cyose, nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye, kuko umutima wanjye wishimira imirimo yanjye yose. Ibyo ni byo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Naho Luka ya 12 igice cya 16 kugera ku murongo wa 21 haragira hati: nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho munika imyaka yanjye? Aribwira ati, ndabigenza ntya? Ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini, abe arimo munika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande? Niko umuntu wirundanyirizaho ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Tugendeye kuri ubwo butumwa bwo muri Luka, tugiye kubagezaho ibyo abantu bakunze kwicuza mbere yo gupfa. Abantu bakunda gutakaza umwanya wabo iyo bakiri ku isi, bagakora ibyo bashaka, rimwe na rimwe byiganje guhemuka n'ibindi bibi bitandukanye. Gusa iyo bari hafi yo gupfa, ukunze gusanga hari ibintu bitandukanye bicuza, bakifuza ko ibihe bibaye bisubira inyuma bisubiza inyuma bakikosora. Mu gitabo cyanditswe n'umuforomokazi Bruno Ware wo muri Australia cyitwa 5 Top Regrets of Dying, kirimo bimwe mu bisubizo yabwiwe n'abarwayi bendaga gupfa. Twifashishije icyo gitabo tugiye kubagezaho ibintu abantu bari hafi gupfa bicuza, birimo ibyo batakoze n'ibyo bagombaga gukora ariko ntibabikore. Bicuza kwirengagiza abo bafitanye isano. Mwakunze kumva inkuru zimwe na zimwe zirizo cyangwa zitarizo, aho nko ku ishuri wasangaga umunyeshuri ashobora kubona umuntu aje kumusura akamwihakana bitewe n'uko asa, rimwe na rimwe ari n'umubyeyi we. Iyo umuntu akiri muto aba yumva ntacyo bimubwiye, n'iyo atuye mu mijyi ikomeye ntajye gusura abo yasize inyuma, akajyaho gusa agiye nko gushyingura cyangwa se mu bukwe, ntabe yashaka akandi kanya ngo yegere abe mu muryango we. Ibyo abantu benshi bakunze kubicuza nk'iyo bagiye gupfa. Niyo waba uri za Kigali, New York, Beijing, Moscow na Pretoria, byibuze uba ukwiye gushaka akanya ukegera abo mu muryango wawe. Ikindi bicuza kumara umwanya munini bakora. Gukora ushaka ubuzima si bibi na gato, ikibi ni ugukora ukarenza urugero ku buryo bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwawe. Urugero nk'ababyeyi bakora ku buryo batabasha no kubona umwanya wo guhura n'abana babo, n'igihe baboneye nk'umwanya bakaba bibereye kuri telefone, kugeza ubwo abana babo batangiye kubyihunza. Byibuze uba ugomba gushaka n'akanya ko kuruhuka ukaganiriza abana bawe. Abantu bicuza kudafata inshingano. Abantu benshi bapanga imishinga ntibayikore kubera kugira ubwoba yuko bishobora kubaviramo igihombo cyangwa se gutakaza ubuzima bwiza bari basanzwe bari. Gusa kugira ubwoba bishobora kugira umumaro kubera kugira ubwoba kutazabishobora cyangwa ko byakuviramo izindi ngaruka mbi. Ibyo nabyo abantu bakunze kubyicuza iyo bagiye gupfa.
Niba ufite umushinga cyangwa ikindi gitekerezo wifuza gukora, gikore mu gihe ubona gishoboka. Mu gihe ubona kidashoboka, gishakire ikindi gihe kiri imbere. Bicuza kudafata igihe cyo kwishimisha. Ni ryari uheruka gukora igikorwa cyo kwishimisha mu buzima bwawe? Uba ugomba gufata akanya ko kwishimisha. Ahari abantu bamara igihe badakora ibibashimisha. Ushobora gupanga kujya Oslo, Bahamas n'ahandi, ariko niba utarabona amafaranga ahagije wajya na Bugarama ku Mashyuza cyangwa se no ku tundi dusozi twaho iwanyu. Ushobora gutekereza nko kureba umupira nka Real Madrid wagiye nka Santiago Bernabeu cyangwa se Chelsea cyangwa se na Arsenal, ariko mu gihe utarabona n'ubushobozi bwo kujya ushobora kureba nka APR, Rayon cyangwa na Rutsiro. Kwishimisha ntibisaba kuba ufite ibya mirenge ku ntenyo. Ushobora no gukoresha bike ufite kandi ukishima. Abantu bicuza kuba batarageze ku nzozi zabo. Buri muntu ku isi afite inzozi. Icyakora kugera ku nzozi zawe biraharanirwa. Abantu benshi iyo bagiye gupfa bicuza ko batigeze bagera ku nzozi zabo. Ibi akenshi biba byaratewe n'ubwoba bw'uko bidashoboka cyangwa bakanga kwishyira mu bibazo bava mu buzima bwiza barimo. Nk'urugero, niba umuntu apanga kuba umusirikare ukomeye akanga kujyayo atazaraswa, ataragera ku ntego ye, cyangwa akaba yanapfa ataranaba n'umusirikari, yenda akaba yapfira nko ku ikosi. Ibi ni ibintu ushobora kuzicuza. Bisaba gukora iyo bwabaga, ubundi ugakora cyane kugira ngo ugere ku nzozi zawe, Imana nayo igashyiramo akayo ku bayemera. Abantu bicuza kutiyitaho. Ujya wumva bakubwira kujya uryama amasaha 8, ukarya neza, ukareka inzoga nyinshi ndetse n'itabi, ugakora siporo n'ibindi bituma ugira ubuzima bwiza. Uzasanga ibi bishoborwa na bake. Icyakora ukuntu kutiyitaho ni kimwe mu bintu bashobora kwicuza cyane. Nk'iyo barwaye nk'indwara z'uko batafashe umubiri wabo neza, bigatuma ugira ubuzima bubi. Ibyo nabyo abantu benshi bakunda kubyicuza. Bicuza kuba batarakoze akazi kajyanye n'impano zabo. Abantu benshi bakora akazi batishimiye kuko bifuza gukora ibyo bahemberwa. Icyakora ibi bituma abantu bicuza. Ni ngombwa kugerageza kubyaza umusaruro ibintu ukunze, bikaba ari nabyo bigutunga. Niba ukunda gusoma ibitabo, ushobora guteganya uburyo mu myaka iri imbere ushobora kuzabeshwaho n'ibitabo ucuruza, kuko nawe ubikunze. Niyo ibyo ukunze bitaba ari ibintu biguha inyungu, ni byiza kubigenera umwanya ukabikora, kuko bigufasha kugira ibyishimo byuzuye.